reka ngusuze wari kumva Scoff Entertainment ndetse nkushishikariza gufata kugira ngo uri kureba tutaratangira ikiganiro banza urebe hasi aho ngaho ukore subscribe. Ikiganiro tugiye gukora hangana ikiganiro gisesengura neza ndetse kireba ibintu bishobora kuba mu gihe ino ntambara y'Uburusiya na Ukraine yabikomeje kuba ndetse ikaba icyarimwe n'intambara iri kuba mu burasirazuba bwo hagati iri guhuza igihugu cya Iran ndetse na Israel. Bisa naho intambara yamaze gufata urwego rwo hejuru ku buryo abantu bari gutekereza yuko bino bintu bishobora kuza guteza akaga n'inzara ikomeye cyane ku isi, ku buryo ubukene, ibintu byo kubura akazi, bitewe nuko ibihugu biri kurwana byose ni ibihugu bifitiye akamaro gakomeye cyane isi. Duhereye ku gihugu cya Iran yatewe, ngira ngo murabizi, ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu. Iran yatewe n'igihugu cya Israel, bayirasaho bavuga yuko aho abantu barashe ashobora kuba ari ahantu hatunganyirizwaga ibisasu bya kirimbuzi, ndetse ngo ibyo bisasu bya kirimbuzi ngo byari kuzakoreshwa mu gusenya Israel. Nyuma yaho rero Iran yaje nayo gufata ingamba zikomeye cyane. Ngira ngo ibyabanje kubaho nuko Iran yagiye ishindwa kenshi cyane gukoresha imitwe yitwaje intwaro iherereye mu bihugu byose biri hafi ya Israel kugira ngo ihirike ubuyobozi bwa Israel bita ngo n'ubw'abazayonisti b'ibyihebe, bose bitana ibyihebe. Nyuma yaho rero, nyuma yo gutsindwa kw'iyo mitwe, Israel nayo ngira ngo umuntu aramutse afashije umuntu kugutera nayo wazamutera uko byagenda kose. Iran yaje iterwa bavuga yuko ahantu bagiye kugaba ibitero ari ahantu ngo ishobora kubikorera itunganyiriza ibisasu bya kirimbuzi. Umunsi wakurikiyeho twabonye ibintu bidasanzwe, tubona Iran yatuje, ariko nanone umunsi wundi wakurikiyeho ibisasu byaraye bigwa ijoro ryose, bigwa ku mijyi igiye itandukanye yo muri Israel. Bino bintu rero byose biri kuba ni izihe ngaruka bishobora kuza kugirira isi, cyangwa se ni izihe ngaruka bishobora kuza guteza isi ku buryo bishobora kuza kuba byafata indi ntera natwe bikatugiraho ingaruka twese turi hano, turi muri Afurika tutarabona n'igisasu, aho bari kurasanira tutahazi, tutaranahagera. Reka nze tuganire kuri ibyo bintu. Hano ni kuri Scoff Entertainment. Buriya ushobora kuza kumva ibihugu birwana hirya no hino, cyangwa se ukumva ibihugu birwana, ukumva ibihugu hirya no hino birarwana, ukumva ni ibintu byoroshye nyine kubera ko bari kurwanira kure yawe. Ariko rimwe na rimwe nawe sometimes hari ukuntu uzaba casualty y'ibintu bijyanye n'izo ntambara zabaye. Duhereye kuri ku ntambara yagiye ibaho igihugu cya Ukraine ndetse na Ukraine ndetse n'Uburusiya, mumbabarire. Intambara yabo ngira ngo mwarabibonye ko yazamuye ibiciro ndetse igakurikirana n'ikintu cya Covid, bikaza kuba byafata ibiciro bikabitumbagiza bijyanye n'ingano. Ngira ngo abantu noneho batuye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ndetse na biriya bihugu bituye mu majyaruguru ya Afurika, byo byahuye n'ingaruka zikomeye cyane kuturusha, kubera ko igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine, ibyo bihugu bivamo ingano nyinshi cyane, kandi murabizi zino ngano nizo zikoreshwa amandazi, ibintu by'imigati. Noneho abantu batuye muri biriya bihugu babirya nk'ibiryo twebwe turya bisanzwe. Uyu munsi rero intambara iri kuba imaze iminsi 7 barwana. Umuntu kuvuga ngo turi ku munsi wa 7, turi ku wa 5, intambara yatangiye ku wa 5. Ibihugu biri kurwana byo ni ibihugu bifitiye runini cyane isi, kubera ko ni ibihugu byibuze birekura biherereye mu gace kavamo peteroli ikoreshwa hafi ku isi hose. Biriya bihugu iyo byarwanye hari ukuntu bifata urugero nk'inzira zabyo bagafunga inzira, ndetse n'ibicuruzwa byabo bagendaga bacuruza bakabihagarika. Kandi igicuruzwa cya mbere biriya bihugu bigiye bikungayeho ni igicuruzwa kijyanye na peteroli.
muri make umuntu utaramenya agaciro ka peteroli ku isi ntabwo aba ku isi. Peteroli iyo peteroli ihenze buri kintu cyose ubona, kugeza ku rukweto, kugeza kuri iyo meta wambaye, kugeza ku mwenda, kuri buri kintu cyose ukamanuka ukageza ku bintu dukenera bya buri munsi nk'ibiryo, biba bigomba guhita bihenda. Niyo mpamvu iyi ntambara bari kuvuga ko ishobora kuza kuba iy'akarere kose, ikaba inateye ubwoba cyane, kuko iramutse ibaye iy'akarere kose, basi ubu ngubu ni ibihugu bikeya biri kurwana, ni bibiri, ibindi biri mu kazi, noneho bari kurasana, bakarasana ahantu hasanzwe hakurwa iyo peteroli. Ibaze noneho nibaramuka barwanye, igihugu kikavuga giti twebwe turajya gutabara, Israel yacu bayirashe, Iran yacu ntago muyikoraho, ibihugu intambara ikaza kuba iy'akarere. Bari kuvuga ko igihugu cya Amerika iramuka igiye muri iriya ntambara, ishobora kuza kubyara intambara y'akarere kose, ndetse n'ibihugu by'i Burayi bikaba byamanuka bikaba byajya gutabara, n'abandi bose bakuriye cyangwa se b'inshuti z'abiriya bihugu byose bakaba bagenda bakarwana nk'uko byagenze mu ntambara ya mbere y'isi ndetse n'iya kabiri. Iyo ntambara rero ubu ngubu tuvugana ingaruka zamaze kubaho, kubera ko ubwo mbiheruka peteroli yari yamaze kuzamukaho 7%. 7% biba ari bihita bizamura ibindi biciro cyane. Biramutse rero bibaye, bikaba uko biri kugenda, aho biri kugenda bigana, intambara ikaba yafata intera, ikaba yajya mu kuba intambara y'akarere kose, ugasanga biriya bihugu byose bigiye kwinjiramo birwane. Ubwo byaba bivuze ko peteroli icyambere hagiye gusenyuka aho bayikoreraga, cyangwa se n'ibindi byose byayitunganyaga, n'umwanya w'abakozi abantu babonaga umwanya wo kujya gutunganya peteroli ugasanga bagiye kugabanuka, n'umwanya ukagabanuka, byose ugasanga byangije ikintu. Niyo mpamvu iyo ntambara ishobora kuza kubyara ikintu kidasanzwe.